ugomba kwirinda igihe ugiye gutwara ikinyabiziga. Gerageza kugenza ikinyabiziga ku buryo kitagenda cyegeranye n'ibindi cyane, haba imbere, inyuma no ku mpande, kuko igihe utunguwe n'impanuka ubasha kubona umwanya uhagije wo kuyizibukira. Icya kabiri, kora ku buryo amaso yawe adatumbira imbere gusa, ahubwo unyunyuzamo uyarebeshe n'iruhande cyangwa inyuma, ariko udakebutse cyane, kugira ngo ukomeze kubona ibintu byose biri mu muhanda, ari imbere, ku mpande n'inyuma, ariko inyuma ho ukifashisha indorerwamo yo mu modoka yabigenewe, ari imbere yawe na za zindi ebyiri zo ku ruhande. Icya gatatu, ishyiremo akamenyero ko gukoresha amatara aranga icyo ugiye gukora, yandi yo ku ruhande bita clignoteur cyangwa se indicators, kuko bifasha abandi batwaye ibinyabiziga kumva icyo ugiye gukora bakirinda kukugira mu nzira. Icya kane, menya ikinyabiziga cyawe byimazeyo, imiterere yacyo imbere n'inyuma, kuko bigufasha kumenya uko kigendana n'ibindi, cyangwa se igihe ugiye kugihagarika ahantu runaka, ukamenya niba indorerwamo zo ku ruhande ziri ku ntera nyayo, ese amapine afite imyuka ihagije, ukamenya igihe gikeneye gukorerwa isuzuma runaka, kuko ntushobora kumenya igihe gishobora kugutenguha. Ibi bireba amapine, moteri, amatara n'ibindi byose bisaba guhora bigenzurwa kugira ngo wirinde gutungurwa uri mu rugendo. Icya nyuma, gira kwigengesera mu muhanda. Niba hari abantu bashaka kukwereka ko bazi gutwara bihuta cyane, babererekere bakunyureho. Wishaka kwerekana ko uzi gukandagira imodoka, kuko wasanga nta n'ukwitayeho. Niwumva abantu bakurembeje n'amahoni inyuma yawe, bareke banyureho. Niba hari igare ryamaze kukwinjirana mu mukono wawe, uriretse rigacaho, bigutwaye iki? Niba hari ikamyo ikwinjiranye mu mukono wawe kubera ko yiyumvamo ubunini, yireke ikomeze. Mu yandi magambo, iturize. Kuko burya gutwara ikinyabiziga si intambara, keretse ku bari mu masiganwa, usibye ko nabo burya bagira amategeko abagenga kugira ngo birinde impanuka.